Nkomeje rero hari ibintu nshaka kwibandaho noneho kuko uyu munsi tuvugana impano ze urumva biroroshye, umuntu wamaze kwizera biramworoheye. Impano ni izo ngizo Imana yatanze mu itorero, impamvu yazitanze ni iyo ngiyo twayibonye. Imana niyo izitanga, Mwuka Wera akazitanga kuwo ashaka, ku bizera gusa. Impamvu ni ukugira ngo zize nyine zigirire akamaro itorero, kuko ndaza kujya noneho muri buri mpano ni iki igirira akamaro itorero by'umwihariko. Ikindi ni iyi ngingo ivuga ngo urukundo ntabwo ruzashira, guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho. Noneho ugasanga izo mpano zizarangira ryari? Ku murongo wa 13 w'iki gice cya 12 tubonye ko hagumyeho, ni ukuvuga ngo igihe kigomba kugera zimwe zikavaho ibindi bikagumaho. Babishyira muri lisiti biba bitatu. Hajyaho ibyiringiro, kwiringira nyine ibyo uzabona wamaze kubona ibintu. Ntabwo hari abavuga ngo zizashira, ngo zizashira ari uko Kristo agarutse, ariko ikibazo kiba kiri aho ni iki ngiki. None se kwiringira kuzaba ari uko iki, ko umuntu atakwiringira ibyo yamaze kubona? Kwizera se azaba ari uko iki, ko tuzaba twamaze kumubona yaje? Urukundo se uzaba urukunda nde, ku buryo urwo rukundo rwakoreshwa rute nka motivasiyo yo kukubuza kugira amakimbirane, mu gihe hari urukundo uzakunda nyuma y'uko Kristo aje? Kandi nyuma y'uko Kristo aje tuzaba twabaye sinless perfect. So ntabwo rero bishoboka. Ni igihe tukiri ku isi niho umuntu yizerera, niho umuntu agumana ibyiringiro by'ibyo atarabona. Icyo kintu cyumvikane cyane. Ubwo rero tugiye kureba rero kuri icyo kintu, kuko ubu tuvugana tumaze kumva Imana aho ziva, impamvu ziza n'izo arizo. Tugiye kureba iki kintu rero. Iki kintu birihishura ikavuga ngo urukundo ruzagumaho, ngo ariko urumva ni ukugumaho tukiri hano ku isi, bityo bibe motifu yo kugira ngo habe ubumwe hagati mu bantu. Ariko hazavaho ibintu bitandukanye. Reka turebe ubundi, ese koko izi mpano zabagaho, zatangaga iki gihe, izi mpano zarahagaze? Abo tubona abazikoresha ari abigisha ibinyoma. Ese niki twahera kuki twakubakira, niki twakubakiraho tubona ko koko zahagaze? Urimo urabyumva? Kuko hari ibitarahagaze byo. Bibiliya iravuga ngo impano tugende tubwiriza abantu bose ubutumwa bwiza, tubigishe kwitondera ibyo Kristo yavuze, bityo rero kandi ngo zabana natwe kugeza ku mpera y'isi. Bityo nko kwigisha abantu ubutumwa bwiza byo bizagumaho kugeza isi irangiye. Ikindi, guhugura bizagumaho kugeza isi irangiye. Ikindi, Bibiliya mu isezerano rishya igice cya 8 muri New Covenant ushize twigaga, twabonye ko abantu bose bazizera bazahabwa umutima mushyashya. Uwo mutima ukaba ushaka kumvira amategeko y'Imana. Uwo mutima mushyashya ni Mwuka Wera utera mu muntu. Bityo ni ukuvuga ngo Mwuka Wera azakomeza ari mu murimo akora kuzageza igihe nyine umuntu wa nyuma azizera imperuka ikaba. So aho ibyo ni bihamya by'uko Mwuka w'Imana warahari, azakomeza akora umurimo mu mitima y'abantu, abazura. Kandi abo ntabwo bazurwa batabwirijwe. So izi mpano rero izageze igihe zikaza, ni nazo zageze igihe zirahagarikwa. Naho guhera kuri Nowa, guhera kuri Mose, guhera kuri Dawidi, guhera kuri Aburahamu, abo bose, guhera kuri Loti, kuva icyo gihe ijambo ry'Imana ryarumvaga. Aburahamu Imana yari yaramuhamagariye kwigisha abantu bayo abantu bo mu rugo rwe inzira zo kuyikurikira. Dawidi ni uko nk'umwami gufata amategeko y'Imana akayiga akayatoza abo mu nzu ye. Bose ibyo byahozeho byo kwiga ijambo ry'Imana no kuryigisha abandi. Imana yamye ihumura abayo, babandi ivuga ngo yisigarije mu byakozwe mu Baroma 11. Ibyo byose byamye bihari.
ariko igihe cyaje kugera impano Yoweri yari yarahanuye mu isezerano rya kera akavuga ko izo mpano zizaza igihe Kristo azaba aje, igihe Kristo azaza iminsi ibiri ayita yimeruka, sibyo? Mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 arabivuga. Petero arimo yigisha avuga ko zari zarasezeranyijwe ko zizaza. Urumva ko ntabwo zari zihari imbere. Turimo turajyana. Ubwo rero bivuze iki? Igice cya 2 cy'ibyakozwe n'intumwa, izi mpano zari zarasezeranyijwe nk'ikintu kizaza, nacyo ni kimwe mu byo muri excellences mu kwiharira kw'isezerano rishyashya. Niho Bibiliya ivuga ngo ariko ngo isezerano rishyashya, ngo isezerano Imana yasezeranyije ngo rya rindi izaheramo abantu ubugingo bw'iteka, rya rindi itazibuka ibyaha byabo, mu Baheburayo 8, mu kimwe mu kizaba kigize iryo sezerano. Umurongo wa 15 w'igice cya 2 cy'ibyakozwe n'intumwa, abantu aravuga arimo yigisha. Ariko Petero ku murongo wa 14 w'igice cya 2 ahagarara n'abo 11 ababwiza ijwi rirenga ati, yemwe bagabo b'i Yudaya n'abatuye Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Aba ntibasinze nk'uko mwibwira, babandi bari bamaze kuvuga indimi, kuko ubu ari isaha ya 3 y'umunsi. Ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweri ngo, Imana yavuze iti, uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa. Arakomeza akabirondora. So rero iminsi y'imperuka, birayivuga iminsi y'imperuka, amateka y'isi Imana yagabanyijemo ibice bibiri. Mbere y'uko umwana w'Imana imuzana yambaye umubiri Kristo, na nyuma y'uko yaje. Mbere y'uko aza, kuko Kristo yavugaga Imana imusezeranya ko azaza, Aburahamu bande bose guhera mu itangira igice cya 3, ibyo byari ni iminsi ya kera. Niyo mpamvu tuvuga ngo ni isezerano rya kera. Ariko noneho Kristo aje, iminsi y'imperuka irarangiye, kubera iratangiye, kuko nta kindi kintu dutegereje, nta kindi kintu twiringiye, nta rindi gihe dutegereje cy'uko hari impano zidasanzwe zizaza. Kristo yaraje yuzuye ubumana bwose. Bityo bivuze iki? Bivuze ko izi mpano yazanye arizo zigomba kugera igihe zigahagarara. Mu Bakorinto ba 2 ko twavugaga, kandi umuzo yazanye nyine. Noneho hakaza itorero. Izihagaze nazo nizigumaho nazo Bibiliya zerekana. Ari mwe nakubwiraga yo kuvuga ngo kuvuga ijambo ry'Imana, kuko yavuze ngo mugene mubwiriza abantu bose amahanga yose, abizera mu babatize. Urabyumva? Nk'ibyo nzabana namwe kugeza imperuka y'isi. Ni ukuvuga ijambo ry'Imana mu gihe kitadukwiriye. Umwuka w'Imana agakora akazi akazura. Nta kintu na kimwe cyaba mu buzima bw'umwuka wera atari ugikoze. Ibyo rero bivuze iki? Ibyo bivuze ko icyo ibingibi nari mbizaniye ni ukukwereka ko nashaka gushimangira ikintu kivuga ngo biriya bintu bizasigara. Niba bizasigara mbere y'uko imperuka ibaho. Ubwo rero biriya nabyo bizarangira mbere y'uko ibi bisigara, kuko bigomba kurangira hagasigara biriya bitatu, nabyo bikazageza igihe bikavaho imperuka ibaye. Kwizera ntacyo tuzatwizera, kandi Kristo yaje tuzatumureba. Ntabwo wizera ibyo ufite, ntabwo tuzagira ibyiringiro. Kandi mu Baroma 8 niko bavuga ngo ntabwo umuntu yakwiringira icyo yamaze kubona. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo igihe kigomba kugera hakabaho kurangira kwa ziriya mpano zo kuvuga mu ndimi z'ubuhanuzi n'iki. Noneho icyo gihe hakaba hari kwizera, hakaba hari ubyiringiro, hakaba hari urukundo, kuzageza igihe imperuka igereye. So icyo kintu ndagira ngo cyumvikane.